amoko y'ibituba biryoshye. Ntago ngiye kubabwira ngo ngisenga ibituba ngo biryoshye ngo amazina yayo na oya, ahubwo ngiye kubabwira ibituba biryoshye cyangwa se igituba kiryoshye uburyo kiba kimeze. Icya mbere, igituba kiryoshye kiba cyoroshye, kiba gifite ururenda, reka bari kumvuga, kiba gifite ururenda, kiba cyoroshye nyine. Igituba cya kabiri kiryoha ni igituba gifite amazi. Igituba gifite amazi kiraryoha. Ikindi gituba kiryoha cya gatatu ni igituba cyaciye imyeyo. Ikindi gituba kiryoha ni igituba cyoroshye, cyoroshye ku buryo umugabo aba ataranagikoraho hanyuma kikaba cyashyutswe cyatose pe. Ibyo ni ibituba biryoha. Hanyuma noneho ikindi ni ukuvuga ngo umuntu ufite igituba cyoroshye kiba kiryoshye pe, kubera ko ni ukuvuga ngo iyo bagiye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye, mbere yo kumukarisa, iyo pfa kuba umugabo amusomye gato cyangwa pfa kuba umugabo akozemo gato mu gituba, yego komanda, kiragenda kikajatarara kikoroha, kikoroha pe, ku buryo imboro yijyanamo, ku buryo aho bakoreye imibonano mpuzabitsina ushobora kuhagera ugasanga hatose kandi ari ururenda gusa, atari amazi nyine, wenda atamunyaje, ari ururenda gusa. Icyo gituba ni icya mbere, kiraryoha. Ni ukuvuga ngo noneho ashobora no kujya gukora imibonano mpuzabitsina kubera ko we yabishatse, hanyuma uwo mugabo agiye gukora imibonano mpuzabitsina akabone n'ubwo yaba atamukarishije, ariko yashyiramo imboro ikinjira kubera ko igituba cye kiroroshye. Kubera ko igituba cye kiroroshye, si ngombwa kugikoraho, cyangwa ugasanga wenda ugikozeho gutya gusa, wagikora yego ko mana agahita bishaka, igituba kigatoha. Igituba kigatoha koko, icyo bituba kiraryoshye pe. Abagabo munkurikiranye muraza kumbwira, icyo gituba kiraryoshye. Ikindi gituba kiryoshye ni igituba gifite amazi. Mbabarire maze imitsi ngo ya gripe. Ni ukuvuga ngo igituba gifite amazi ni igituba umugabo arongora, cyangwa se icyo gituba navuze, hari igituba umugabo arongora yashyiramo imboro amazi akaza, yacumita amazi akaza, yacumita akaza atarindiriye kunyaza, yacumita amazi akageza, yacumita amazi akageza, yacumita amazi akageza atarindiriye kunyaza. Icyo gituba nacyo kiraryoshye. Kwa icyo gituba nticyakuma, nticyapfa kuma nyine bira mipango gutyo ngo gihite cyumagara, oya, icyo gituba kiraryoshye. Ikindi gituba kiryoshye, igituba cyaciye imyeyo. Mwabagore mwaho muri niba muzi ko mutaciye imyeyo mwigaye, ndabanenze, ndabanenga, sinabura kubivuga. Niba uri umugore uzi ko igituba cyawe cyasamye, reka bari ko mbivuga. Niba uzi ko igituba cyawe cyasamye kitambaye, ubwo navuga ko cyambaye ubusa, menya ko nkunenze, ndakunenze pe. Niba uzi ko utaciye imyeyo, gana bashangazi cyangwa se unyandikire cyangwa se umpamagare inbox mufashe. Ariko niba uzi ko igituba cyawe kirangaye, yego simbuze ko ikitaraciye kitaryoha, yego gishobora kuryoha pe, ndanabyemera, ariko igituba cyaciye kiraryoha pe, kiraryoha. Ni ukuvuga ngo noneho wakibaza ngo kiryoha gute. Igituba cyaciye iyo cyashyutswe imishini irabyimba, kari akaboro ka rugongo nkunda kukita agashyimbo. N'agashyimbo ni akanyobwa, nsinzi bitewe weho nuko urwanyu mukita cyangwa se karitsiye iwanyu, kari agashyimbo karagenda kakabyimba kakangana gutya. Noneho ya boro yawe sinibagiye ukuntu bayita, ni ukuvuga ngo iyo kabyimbye urabona clitoris ihita ijya hanze, ntabwo iba yihishe, kubera ko waciye imyeyo. Ya myeyo irabyimba ikava nyine igasa nkaho igiye ku ruhande, clitoris ikajya ahagaragara, umugabo akagucumita. Hari abagore barangiza ari uko banyajwe, hari abagore barangiza ari uko bacumiswe. Shashumi
kiraryoha pe, sinzi uburyo nabibabwiramo. Ariko igituba cyacimye kiraryoha. Uzi noneho iyo umugabo ari kukinyaza, abagabo munkurikiye muraza kumbwira. Ubu noneho naje nje. Uzi igituba cyacimye iyo umugabo ari kukinyaza. Iyo ari kukinyaza aravuga ngo nugahita kubera ko kiba kiryoshye, kiba cyamuryoheye. Kandi nawe mugore uri gukora imibonano mpuzabitsina birakuryohera. Uko umugabo acumita niko imboro igenda ikora kuri clitoris, kako clitoris yawe ibiri ahagaragara. Kandi ikindi nagira ngo nkubwire ko umugore waciye imyeyo anyara cyane kuruta utarayiciye. Ndabizi wenda muri buze muri commenting ngo mvuge ngo reka abari bubivuge n'abatarayiciye, ndabizi. Ariko njewe icyo nababwiraho nzi neza cy'ukuri nuko umugore waciye imyeyo anyara kuruta utaraciye. Ati impamvu ya mbere umugore waciye imyeyo anyara ni ukuvuga ngo murabana ndwaye grippe, ni ukuvuga ngo urabona kuno bakuna. Iyo uri gukuna uri gukurura turatubora, hari imikaya ya hano mu matako, imikaya yaguka yakaguka, bikaba ngombwa ko nyine kwako yagutse n'amazi akajya ahagaragara, kandi clitoris nayo ikajya ahagaragara. Kandi ku bagore murabizi ko clitoris niyo iduha uburyohe, nk'uko mbivuga, nk'uko imboro y'umugabo umutwe wayo ari buryoherwa, natwe clitoris yacu ni iryoherwa. Niyo umugabo akozaho ukagagara, ugatangira kujya uvuga ngo sheri, nuko tutangira kuvuga. Iyo umugabo akojeje kuri clitoris uhita wumva ibirenge bigagaye, intoki zigatangira kumera gutya. Ako kantu turi bukavuga, intoki zigatangira kugagara, amana agakonjonjoka, kubera ko nyine clitoris yawe irahagaragara. Hakuze umugore utaracimye yo kugira ngo uzamurongora arangize, nakazi. Umugore utaraciye imyeyo hari n'igihe iyo utamunyaje atarangiza, kubera ko clitoris ye iba yihishe ntibirahagaragara. Niba muzi ko mbabeshya muzabigire murebe, muzabikore murebe cyane. Wa mugore uzafata kirori wirebe, clitoris yawe irahihisha ntigaragara neza. Ariko umugore wacimye ibira pfa kuba shyutswe, pfa kuba garamye gashyukwa, clitoris itizamuke kajya hagaragara. Kwa ko kagashyimbo navugaga geta kipushinga kagasubira inyuma, noneho clitoris kaba ari yo iza hagaragara. Uzi kurebye nawe umugore wacimye yo ushaka kumurongora agahita arangiza nta n'iminota 5 mukoze imibonano mpuzabitsina agahita arangiza. Kwa murongoye neza, uri gukoza kuri clitoris. Uzi ko umugore acimye ushaka no kumukarisa agahita arangiza. Hari ukuntu karisa umugore hanyuma ukamukarisa ugashiramo urutoki mu gituba ukajya ukoza kuri clitoris gake gutya, ukajya ukoza kuri clitoris gutya, washiduka arangije. Wa mugabo we niba uzi kujya ubikora ku mugore wawe yaracimyeyo, menya ko hari igihe uzajya utuma arangiza utaramurongora, kwa ko clitoris birahagaragara. Noneho muze kumbwira muri comment mwebwe bagabo. Kandi ikindi umugore wacimye mu mbare kije nagitinzeho kandi njye nkunda no kugitindaho. Niba uri umugore uzi ko udafite imyeyo rwose ndakugaye. Ikindi umugore wacimye yashutswe iramishirira byimba. Uzi noneho iyo umugabo ari kumunyaza, Yesu we, niho hahandi uzaburi no hanze ukabyumva. Kwa ko iyo umugabo ari kumunyaza yamye bivuga ngo ikubita yakivanga n'amazi, none hiramye ko yakibikora ku mutwe w'imboro y'umugabo. Umugabo akishima kubera ko umutwe w'imboro y'umugabo niyo wumva uburyohe. Hanyuma rero iramishino ibikora ku mutwe w'imboro y'umugabo iyikirigita, reka bari bwo buryo mbivuga, iyikirigita iyo umugabo akishima. Niho handi umugabo bari kunyaza akabati, sheri we ndagukunda, sheri we ntabagusimbura, sheri we ni wowe nta wundi. Kwa ko yaryohewe, kwa ko iyo mishino nyiri iri gukora ku mutwe w'imbora, agahita yumva ubwonko buratakaye, agahita yumva buzi icyo akora, agahita yumva buzi icyo avuga. Ariko se mbwira we mugore utaracimye kabandi imyeyo yabikora ku mitwe y'imboro y'abagabo babo, wowe iyawe ikora ko nayo ufite. Nugutahira kunyazwa, umugabo wawe nta byishimo, umugabo wawe agatahira kurongora akarangiza nta kindi.
ubwo si cyo nicyo kigushimishije? Mwige guca imyeyo, ndabizi neza ko ibituba byanyu biryoshye, niba byoroshye, niba ibituba byanyu bimeze nk'ibyo navuze haruguru aho biraryoshye, mwige no guca imyeyo, uburyohe